ndetse sibyo bikigezweho. I mean twagira ngo ubanze Bibiliya nitubwira ngira ngo it was Paul avuga ngo count it all joy. Uburyo wiyumva uko mwitekereje uko waramutse Yeah. kugira ngo nyine hataza kugira usitaza cyangwa nawe akagusitaraho. Biragorana kuba yagwa neza kuba muzengurutse. Tubaha ikaze bakundwa kandi bakunze ibiganiro byacu bitandukanye mu cyumba cy'umuryango ndetse no kuri Life is Mental and Spiritual cyangwa ubuzima ni mu mwuka no mu mutwe. Twagarutse Nemerita Kaminka ndi kumwe na mugenzi wanjye Devota Mukamwezi. umeze neza. Meze neza. Twishimiye natwe turashima. Twishimiye kongera kukubona Nanjye nuko hano muri iki cyumba cy'ubuzima. Reka tubivuge gutyo. cy'ubuzima. Wow, turashima Imana rero kandi turabashimira mwese gukomeza kubana natwe abantu muri hariya mu cyumba cyo ubuzima ni mu mutwe no mu mwuka. Turabashimira cyane, murakoze kubwa comments zanyu, murakoze kuri feedbacks, amakuru mwongera kudusubiza, ibyo mushima, ibyo mukosora, ibyo muduhaho umurongo no kuri byose n'umugisha. Turafatanyije bitwereka ko turi kumwe rero. Wow. Mukanya twari dufite umushitsi uturutse ngira ngo mu bindi birere, aratubwira ati mwebwe mutekereza ko mwicaye hano Kicukiro aho mukorera atari ko ijwi ryanyu aho turi hariya hirya ibwota amasimbi nuko njye numva bahavuga amajwi yanyu atugeraho, ubutumwa bwanyu butugeraho. So ni encouragement, bidutera imbaraga zo gukomeza kandi abantu barakira. N'ubuhamya turabufite mu gikari bavugana natwe bavuye ku ntambwe bagiye ku yindi, hari ibyo bakosoye, hari ibyo biyunguye. Bigenda rero bigenda neza. Ubu abantu basigaye bazi kwita ku buzima bwabo bwo mu mutwe, basigaye bazi kwiyumviriza uko baramutse, basigaye azi kumenya mood. It's wonderful. Ni byiza cyane. Rega ni wowe uza mbere, ni wowe uza mbere mbere y'ibi bintu byose twirukamo. Utariho ntiwabyirukamo, utariho ntacyo wakora, nta musaruro watanga. Abantu nabo bandi uvuga ngo birugo bakugaya ngo baguseka ngo baguca intege, udahari se baguca intege bagukura hehe se? So ukeneye gukomeza uriho. Wowe you stay with us, ukeneye gukomeza uhari despite ya challenges zose. Uyu munsi rero tugiye kugaruka n'ubundi ku buzima bwo mu mutwe, ariko by'umwihariko tugiye kuganira ku mugore utwite cyangwa umudamu uriho witegura kubyara. Uyu muntu aba akeneye care, mutwemerere twitize iryo jambo, irenzeho ku y'abandi bantu bose. Yemwe ntekereza ko ubuzima bwe buba bworoshye cyane mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'amarangamutima. No kuvuga ngo akantu kose kabaye gashobora guhindura mood zize. Murabizi abaciye muri ibyo bihe, murabizi hari igihe umuntu abyuka ugasanga yabishye utazi n'icyo yabaye kubera yabihiwe, yashaririwe, ntaseka, ntiyishimye. Nawe wamubaza uti se wabaye iki? Ati simbizi. No kuvuga ngo mood ziba zigenda zihinduka. So Devota agiye kuba adufasha turebe ni gute twagendana urugendo n'uyu muntu, twese muri rusange, ariko cyane cyane abamwegereye. Ubwo twibanda no ku mugabo we, ubufasha amukeneyeho, kuko kenshi abagabo muri iki gihe baba bameze nk'abafana b'umupira. Bamwe kabirebera nk'ahariya nyine umuntu arataka, araryama, urubavu rumwe bikaba biranze, agasubira hariya ntamenye icyo yamufasha, ntamenye icyo yakora. Bamwe ahubwo bagatangira no kwitotomba ngo ariko noneho ngo imico usigaye ufite, ngo ukuntu usigaye umeze muri iyi minsi, ngo abagore bose batwite nuko nguko babigenza. Ntamenye ko bose badatwita kimwe. Ngayo nguko rero Devo, tujyane muri uru rugendo rw'uyu mubyeyi, ariko ngira ngo twabanza tukakira umwuka wera. Mana yacu mu izina rya Yesu turagushima kubw'ubuntu utugiriye bwo kuba hano. Urakoze Mwami, twaha ikaze mwuka wera ngo uganze ubuzima bwacu, uganze abadukurikiye, uganze muri ibi byumba by'ubuzima ndetse n'umuryango. Uvugane natwe, ugira umuntu ugira icyo wungura, ugira umuntu ugira icyo uhugura, kubwo icyubahiro cy'izina ryawe kandi no kubwo bwiza bw'umuryango wacu, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Karibu cyane. Murakoze Martha. Nagira ngo dusubire inyuma gatoya, kuko buri gihe abadukurikira tuba dushaka, ntago tuba twicaye aha. Utangiranye urugero rwiza yuko aha tuba twicaye bitagarukira muri iyi studio cyangwa ngo bigarukire ku banyarwanda tubana hano mu gihugu, ariko ibi tuba dushaka ko bizafasha abantu barenze twebwe abo tubona, kuko hari aho twe tutabasha kugera aka kanya twicaye aha, ariko ibiganiro byacu birahagera. Rero twagira ngo tubanze tuvuge yuko
wa mubyeyi ushaka keya wenda akayibona bitandukanye n'uko ayikeneye, hanyuma uyitanga nawe akumva birimo kumugora. Twagira ngo nabo tubahumuriza aba papa, inshuro nyinshi hari igihe nawe uba urimo ukitoza kuba uwo mugabo, kuko aba bantu tubashaka atari abagabo rega, aba ari umusore n'inkumi, baba ari abasore n'inkumi, baba ari abahungu n'abakobwa. Ikikugira umugabo burya n'izo nshingano uba utangiye kwakira. Rimwe na rimwe tutatojwe, mwa bantu mwe dufite ikibazo cyo gutoza no gutozwa cyane kinini cyagutse kigari, kuko imyaka iragera imwe karica yasetinze cyangwa umuco wacu waremye ushyiraho, cyangwa se n'umuntu kwiyumva ko yakuze ku kigero cyo kubaka urugo, abantu bagakundwa bagashaka bakubaka imiryango, ariko mu by'ukuri badafite ishusho. Ntago dushaka kubigeneraliza, turabizi ko hari abantu baba baragize amahirwe yo kugenda ahantu hatandukanye, kwiga, gusoma ibitabo, kugira ababatoza haba mu miryango cyangwa mu nshuti, ariko abo bantu nibo mubare mutoya dufite. Ariko abashaka buri munsi dutaha amakwe. Bivuze rero mu by'ukuri kitubesheje hano ni ukugira ngo wowe wisanze mu rugo cyangwa mu rushako utaragize amahirwe yo gutozwa, amahirwe ufite turahari, hari ibyo tutarageraho natwe tugishakisha, ariko bike tuzi ndumva ubishingiyeho hari imitego utagwamo, hari ibibazo washobora gukemura bikaturinda za ndwara zo mu mutwe. Tubigarukeho n'uyu mudamu bushize mu kiganiro sinibuka mu byo twakoze, Godfrey ari comment nawe yakoze, bamaze kumumenyera abadukurikira, yaravuze ati hari n'ukuntu namwe mujya mwitwara, nawe asa nkaho hari ukuntu mwigira azifu, ni twebwe tubihitamo. Rero reka naho tuhahere. Tumaze iminsi twigisha ku rubyiruko, ku ngimbi, tukavuga ukuntu imisemburo ituma babihevinga mu buryo bitwara. Sore abadukurikiye turazirikana comments zanyu, mwadusabye ko tuzajya tuvangura indimi, turabigerageza, turabizirikana, turanabashimira. Byaba nta kintu bimaze turaha tukavuga indimi mutumva kandi ari mwe tuganiriza. Rero ntabwo ari iba ari gahunda pe, nuzajya wumva hari akinazemo uzajya ubimenya ngo amateka yacu, ariko ikinyarwanda turagerageza kukivuga, niyo kaducitse tugerageza kugasemura, nibizaguca intege ngo ubure gukomeza gukurikira, turabizi neza kuzafashwa. Rero twavugaga ngo uyu mudamu nawe iyo umuntu atwite umubiri we udevelopa, ugenerate, ukora imisemburo. Iyo misemburo ni ya yindi birimo kurema amashereka azatunga umwana umaze kubyara, ni ya yindi ibirimo kugira ngo umubiri wawe utegurwe gufata urwo ruhinja neza mu nda. Science yabyo tuzayibagiramo imuzi ubutaha nituba twabonye uwo mwanya, ariko ubu twashaka kubabwira ngo ntabwo buri gihe abantu babigiza nkana saba babashaki basaba keya bateruye, oya, imibiri bayahindutse, kuko hari impamvu haba hari mu undi muntu. Abantu baba ari babiri nubwo ubureba umwe, ubwabo abantu ari babiri rero bakenera gufatwa bitandukanye. Ariko mu buryo busanzwe uno mubyeyi uko umufata uburimo kwita kuwa twite icyarimwe. Niyo mpamvu n'indyo tuyihindura, ntabwo wahora urya ibiryo byumye utwita umwana ukeneye amavitamine, duhindura kuri dayate tukita ku mavitamine, ibiryo by'intungamubiri z'amoko atandukanye. Mu bushobozi abantu bafite bakagerageza kubishaka, kuko barimo barareba uri imbere utagaragara, barabizi ko nawe akeneye kwitabwaho. Baragaburira ugaragara n'utagaragara. Urakoze. Turimo kugaburira ugaragara n'utagaragara, ariko binyura muri wa wundi tubona. Uko rero tuba tutabona umuntu murimo, niko tutabasha kumenya n'ibimuhindura muri za muduzi, imyitwarire, ariko biba bihari. Uko arimo yaguka, uko base yaguka kugira ngo bayita base, pati holding y'ababyeyi, holding umwana, ibimutungira mu nda, ari ibimutunga, urumva ibimutunga ntago turamenya uko bimugeraho nubwo siyansi zibivuga, ariko turabizi neza yuko ibitunga umubyeyi ari byo bigenda bigatunga n'umwana.
mu buryo Imana yabiremye nuko siyansi igenda ibigaragaza. Twagira ngo rero rwose dusabe abantu baba babana n'uyu mubyeyi yuko atari guteta, atari ukudabagira, atari ukwitetesha no kwipfusha ubusa. Hari igihe imibereho ibimusaba kwabona ubwo bufasha. Ikindi ni uko mu buryo busanzwe intege zigenda zicika uko yegereza igihe cyo kubyara, hari imbaraga zikora ibintu bimwe abatagifite, agakenera umwegereye kubimufasha. Ariko twashakaga kureba iriya pariti y'amarangamutima ikurevingira support, inyoterwa umuntu uba hafi, umubwira neza, umuha utwo akeneye, umusura buri kanya, umenya uko yaraye n'uko yaramutse. Tuba turimo kurwanya na za mpfu z'abana z'igihe cyo kuvuka. Umuntu rero utamenye yaramutse ate, hari igihe umuntu azinduka akarwara ibinya akananirwa guhaguruka, itako rigakuka. Izo ni experiences z'ababyeyi uko bagenda ibihe bibahindukiraho. Ariko muri make twashakaga kubwira abagabo by'umwihariko bafite abagore batwite ko ari umugisha first of all, aho kugira ngo uremererwe n'izo nshingano bikuzaniye, kurara udasinziriye uko bikwiriye, kuba bagutumagiza bagusaba utuntu n'utu utari waramenyereye, akazanye rimwe na rimwe akahagira bakanze batakigashaka, cyangwa ukakazana uyu munsi ejo ukagira ngo wamenye ibyo bakunda wabigarura ugasanga byahindutse sibyo bikigezweho. Twagira ngo ubanze, Bibiliya nitubwira ngira ngo it was Paul avuga ngo count it all joy. Yego, byose biba ari iby'umunezero, nibagerageza byose mu binezererwe, kuko hari abantu basenga batakirya, basengera umwana imyaka imaze kuba myinshi, basengera umwe. Uzi ko iyo utarabona umwana ubu utanitekereza ko ukeneye benshi, umwe wumva waguha umwe, urumva. Rero banza ubibone nk'umunezero, wumva ari ishema. Ntabwo biri automatic ngo abashatse bose babyare cyangwa babyarira aho babitekerereje. Hari igihe rero iyo ibintu Imana ibiduhaye rimwe na rimwe tugwa mu mutego wo gutekereza ko ari ibisanzwe. Twashatse, twatwite, twatwise, twabyaye, ntabwo biri automatic. Dufite ingero z'abantu namwe muzi bagisengera abana batarababona. Ubanze rero wakira umunezero w'uko Imana ibahaye umwana, kuba mugiye kwitwa papa na mama. N'ubundi iyo washatse, dukunda kubibwira abatoya, mbere y'uko utekereza akanzu y'ubukwe n'amafoto naho ujya umenya ko winjiye mu nshingano zirenze izo wari urimo nk'umuntu wigengaga. Rero hamwe n'amahormone na ya misemburo igenda ihindura umugore uko atekereza, uko ateye, uko angana, igenda ihindura n'ibyifuzo bye cyangwa ibyo akenera. Rimwe na rimwe bikaba byanamuzanira kutagubwa neza. Umuntu wese yataguwe neza biragorana kuba yagwa neza kuba muzengurutse. Rero iyo tugize ubumenyi bw'ibintu tumenya uko tubyitwaramo. Ndashaka ko ugaruka kuri aka kantu ko gushyigikira umuntu mu buryo bw'amarangamutima, kuko akenshi buriya si n'uyu mugore gusa utwite, wenda no ku uyu munsi ari we twibanzeho. Hari imyumvire abantu bagira, akavuga ati niba ari mu rugo nkaba dufite aho tuba, tukaba dufite ibyo kurya, ni amahoro, ndumva nta kindi, ntacyo utakoze. nakoze rwose, narangije ndi umuntu w'umugabo. Yego, nukuri wubawe kandi uba wakoze pe, kuko ibyo nabyo hari abatakibikora, nabyo turabishimira. Hari n'abatabishoboye. Hari n'abatabishoboye, ariko noneho ikintu cy'amarangamutima kitagaragara ari nacyo iyo kibonetse cyangwa iyo kibuze bituma rimwe na rimwe abantu bigunga cyangwa bakumva barahungabanye, ari nabyo bizagenda biganisha kuri za ndwara, bwa buzima bwo mu mutwe buhungabana. Ndagira ngo rwose uhashinge agati, umugabo akwiriye gukora iki? Uyu mugore aravuga ngo ariyenza, aravuga ngo aritoratoza, but still turagusaba kumwegera, turagusaba kumuba hafi, turagusaba kumubaza ngo uriyumva ute, turagusaba kumubaza ngo urumva ushaka gake, mwuzanira gake, you know. N'utundi bambwirire neza. Reka mpere kuri uyu mugore mugenzi wacu. Hari tendance, hari tendency igibaho, cyangwa ukuntu abantu bajya bisanga bibwira ibintu, bibwira yuko
kuko umuntu ari umugabo wawe ibyo ukeneye ari bubimenye byose. urakoze cyane. Communication rero babyeyi beza reka natwe tuyikosore. Yego. Uyu mugabo nubwo ari inshuti yawe mukamubana mu nzu, feelings zawe ntabwo azazisoma ngo azumve neza nk'uko we nyirazo uzumva. Yego. Rero biba byiza iyo watanze amakuru kuri wa muntu ukeneyeho support, kuko naguha support ntigusapotinge ntizaba ikibaye ushobora support. kuba ushaka ko agusegura kandi we akaza akaterura ukuguru kuko ariko abona ko habyimbye, You kumbe know. wowe ukeneye umusego usegura ijosi. Thank you. So ugomba kubisobanura. Musobanurira abantu icyo mubakeneyeho. Niba ukeneye ko uwo munsi akwicara iruhande ntagende, niba ukeneye uwo munsi ko ari buzane yawurute ejo warariye imbuto, ntabwo azabirota. Nibiba binahari Imana ishimwe, turagira ngo twibutse ko ibi bintu abantu bose baba batanabishoboye, ariko niba utanabishoboye presence yawe nk'uko twabivuze mu buzima bw'abana, yuko babara yuko twabitayeho kuko batubonye, atari uko bazi kuba muri urwo rugo nka papa, ariko kukubona nuko mwaganiriye, mwatindanye, mwabwiranye amabanga, yamenye icyo ukunda n'icyo wanga, icyakubabaje cyatumye uzinduka ureba nabi, ubwira nabi abantu bose. Uko niko kuba mu buzima bw'umuntu, bigatuma musabana. Musabana. Ubwo rero bagore beza mubwira abagabo ibyo mubashakaho. Nubwo utwite arabibona ko utwite, ariko imisemburo ibyo irimo kugusaba, wifuza, wanyotewe, ushaka cyane, uyu munsi babizana ejo babigarura ukabyanga, banza umusobanuro ubwira uti rero burya na developinze wenda ni sesemi, hari abagira isesemi, uti rero burya urute ejo yaje numva nyishaka, none uyu munsi ndumva ntakishaka, wihangane ningusaba ibintu bugacya nkabyanga, ndimo numva impinduka nanjye nashobora gusobanura. Uyu muntu bizamworohera kugufasha ataremerewe, ariko ubundi yazanye ikintu urakijugunye, igituma ubisunika ntabwo abizi, wisunika gusa udatanze amakuru. Banza ubwira abantu icyabaye, ejo narabishakaga ariko uyu munsi numva ntakibishaka, ahubwo noneho ko numva nshaka umuneke waboneka, ese noneho ko numva hakenewe pome, ese noneho ko numva ntacyo nshaka. Hari n'igihe bamwe bazinduka nta n'ibyo bakeneye. Rero ibyo bintu kugira ngo umuntu ashobore kubyihanganira, tujye tuzirikana aba bantu nabo ni abantu, azakubona nk'umuntu uruhanya. Uyu munsi wamutumye ibintu arabizanye, ejo azanye ibindi urabimukubitanye, usunitse utanavuze n'umwaga n'umujinya. Ikindi abantu ibintu babyitoze, nubwo wakumva utameze neza wibwira umuntu nabi kabiri gatatu, hari uburyo bwiza ukamubwira uti sigenda mukanumva ntatekanye, numva navuze ndanga kuza kukubwira nabi, nuko numva uko haca ngenda mera neza ndaza kukubwira. Kurika Imana hari igihe stress yitera umuntu kuvuga nabi, nawe warangiza ukikanga ukumva abantu bamaze barenganya, uyu muntu muhoye iki, ariko nawe ntabwo ufite imbaraga zo kubicecekesha. Ariko icyo gihe ni byiza kubwira abantu uburyo wiyumva, uko mwitekereje, uko waramutse, kugira ngo nyine hataza kugira usitaza cyangwa nawe akagusitaraho, mu rwego rwo kwirinda no kubarinda. Ikindi wenda nubwo utarumbajije, ibi bintu byose bidufasha kujera bwa buzima bwacu bwo mu mutwe neza Martha. Yego. Ya moteri yacu. Kuko uyu muntu uriho ushihura, ubwo turimo turareba umugabo gusa, ariko hari abana, uyu muntu wenda arabyara nk'inshuro ya gatatu cyangwa ya kane, hari barumuna be, hari abavandimwe, hari abafamiliye bandi mu bana. Ugiye buri gihe ubyara gutyo abantu barahahamutse, abo byaye nabo byabagiraho ingaruka, ahubwo nawe wabura sapoti. Umushiha nawe wundi wo mu nda ko ataguwe neza, ntagubwa neza, na ba bandi bakuzengurutse ukeneyeho ubufasha, bose bari buguhunge bavuge si bitutsi biri hariya, umuntu kukubwe nabi, icyo ukoze ntashima. Turamenya dukora icyo ari bushime, noneho abantu bagatangira kuguhunga buhoro buhoro ukababura kubera ukuntu witwaye. Ikintu rero twemera nuko no muri iyi process Bibiliya tubwira ngo abagore bazakizwa ntibyara igihe cyo kubyara. So abazi gusenga mu byemera nk'abakristo abizera Imana. Thank you. Niba wizera Imana birashoboka ko wasama inda ukagubwa neza,
abantu ukabaha amahoro, umwana agatekana, kazageza igihe cyo kubyara, umwana ukamusunika neza, Imana ikaguha ubuntu, abantu batahahangayikiye ngo nawe uhaburire support ukeneye. So ibi biganiro byose twagira ngo twibutse abantu, buri biganiro muzabona dutambutsa dusigaye tubivanga, iby'abana, iby'imiryango, iby'urubyiruko, iby'abato, kurera, ibyiciro, ibyo byose iyo tushoboye kubikora neza, indwara zo mu mutwe ziba nkeya. Yes, tuba turimo kurinda ubuzima bwacu bwo mu mutwe. Rwose pe twarabihagurukiye, tuzabivuga kenshi, tuzabivuga cyane, kuko aho niho bibera. Iyo mu mutwe bitameze neza, n'ubundi buzima bwose burahungabana, kuko niho hashingiye gutekereza, niho hashingiye ubushake bw'umuntu, niho hashingiye izo mbaraga ziguhagurutsa zituma ujya gukora ikintu runaka, niho hari urukundo, niho hari ukubabarira, niho hari hari ikiganiro tugomba kuhabungabunga ubutaha kibisobanura mental wellness. Yego, birakenewe ko tubibungabunga mu buryo bukomeye cyane. Kuba umuntu yasamye n'amahirwe, ni umugisha Uwiteka atanga. Rero bidusabye koko kugira uko tubimenya twebwe twasamye, ndetse n'abatuzengurutse, uhereye kuri uyu mugabo twavugaga. Umugabo tukubwira ngo ntabwo gushyigikira umugore wawe ari bigarukira gusa kuba wamuzaniye umuceri n'akawunga n'ibirayi n'ibijumba n'ibindi akeneye, ahubwo nawe akeneye ko uhaba, kwa kundi yaraye amajoro, kuryama byamunaniye, ukabyuka ukabana nawe. Ntabwo ashobora gufata uburibwe yumva ngo ahubwo bumufashe, ariko nibura iyo yicaye nawe ukabyuka ukamukoraho, ukamukomanga, akabona ko muri kumwe, ukamubwira uti impore, nkuzana utuzi two kunywa basi, atoya basi, niba kuryama byamunaniye ukareka akakwegamaho. Iyo uko niko gushyigikira tuvuga. Naho ubundi ntiwamutwaza umwana, uko niko Imana yabiremye. Abagore nibo babyara, nibo batwita, ni nabo babyara, ariko kuri ya kuntu tubaba hafi kuri buri rutambwe, rwose tubafasha, tubumva, tubashyigikira, no kuri biragenda bigashyiraho umutekano muri we, bityo n'umwana atwite nawe akumva afite amatsiko yo kuzaza hano hantu, kuko arahumva urukundo, arahumva amahoro, arahumva gushyigikirana, arahumva ko bamukeneye. Hari umupapa arumva ko bamukeneye. Hari umupapa wigeze kutubwira, yavugaga ku ubuzima bw'umwana mbere gato yuko aza gusamwa mu nda ya nyina, n'igihe yaje gusamwa, iyo ngo hari amakimbirane, hari urwango, hari ukuntu abantu umwuka utameze neza, hari igihe ngo uwo mwuka waruje, iyo mpano Imana yari yohereje, ihitamo kwisubirirayo, ikavuga ngo aha hantu ntibizavamo, reka nisubiriremo. Niho ugasanga habereyemo ibintu byo gukuramo amada bijya bibaho abana bakiri batoya. Hari igihe science yagaragaje ko bimwe na bimwe bijya biterwa n'iyo detection, iriya mbuto yarije yarebye ikirere, ikavuga uti ahangaha sinahashobora, reka mbe nisubiriyeyo hakiri kare. Yes, urakoze cyane ku kantu k'amakimbirane ugakomojeho. Numva twari dushoje tutakavuzeho, reka tugasorezeho. Ubundi amakimbirane namwe mu bintu bya mbere bihungabanya umubyeyi utwite. Yego, igihe cyose murimo gukimbirana, usibye umwana usibye umubyeyi muri kumwe, bigera kuri wa mwana uri mu nda. N'iyindi itavamo nk'uru rugero bari baduhaye, ariko ni hahandi avukana behaviors zijyanye n'ibyo yakiriye mu nda. Yego, niba mwarahoraga murwana na mama we, umwana azavukana defensiveness. Yari akana gahora kiteguye kwirwanaho, twavuze kakagome baraseka, ariko ubugome abantu ni kuri ababwigishwa. Kandi umuntu wagaburiwe ku ubugome ari mutoya, aba apfuye mu marangamutima kare cyane, ku buryo hatagize igikorwa yazavamo umugabo mubi cyangwa umugore. Mumenye ko aba bari abagabo n'abagore b'ejo turimo gutoza. Iyo tuvuga urubyiruko, nibo ejo tuzashyingirana. Rero ibi bintu bantu mwaba muri ufite ibyo mutarimo kuhuza nk'umugore n'umugabo, mwihangane mu gihe murimo kugongana, mujye mubizirikana neza ko hari abandi bantu mwazanye ku isi badafite uruhare muri ibi bintu murimo gupfa, birimo kubagonganisha, ariko ibyo murimo gupfa birimo kugeraho ingaruka kandi z'igihe kirambye.
nimwe rero mufite umuti bwa mbere, umuti wo kurinda aba bana ibibahungabanya, umuti wo kubaha environment nziza. Ubushize twavuze icyari cyiza cyo gutekaniramo gisusurutse, aho ikirere cyabo kiba bumva bari covered, bafite umutekano ukenewe. Rero amakimbirane, ibiganiro dutanga ni bimwe mu gukumira. Iyo tumenye uko twitwara twashaririranye cyangwa gukumira uwo mushara utaratwataka, ukuntu twabanirana neza, nibyo bitwari turimo tuvuga. Umugore utwite wahawe sina ngombwa ngo ufite ibintu byinshi byo twavugaga byose abibone, ariko wowe aragufite, urimo urahuza nawe mu buremere arimo kunyuramo bwo kuzana umuntu ku isi, kuko this is life giving, no gutanga ubuzima. amezi 9 umuntu abangamiwe, utakiryama muri position nk'uzabandi, ibintu bimwe bikubihira ibyo wakundaga byarahindutse, uruhu rwarabaye nk'urw'igikeri, abirabura nkatwe turagenda tugahinduka ubururu rimwe na rimwe. haba hari ibintu byinshi za hormones zituma umuntu twitagenda ahinduka, utacyambara ngo uberwe, utagitambuka ngo wihute. Uriya muntu aba ari delicate, aba ari mu bihe ari sensitive cyane, akeneye ubufasha. Iyo rero afite amahirwe kuba gufite nk'umugabo mwashakanye, ishema rye rya mbere ni ukukubona hafi ye, ibyo mufite bikeya byinshi akabibona, ibyo atabonye akabazi ngo ntibihari, ariko wowe nibura kubone. Hanyuma madamu nawe communicating ibyo ukeneye, communicating impinduka z'ibyo urimo kumva mu mubiri wawe, mugenzi watazajya abona ukunje isura akagira ngo wangiritse, urimo uramubanira nabi. Ugerageze kumubwira. Hari n'abajya kubarega mu miryango ngo yaranyanze, umugore wanjye nta kinshaka, sigaye nza akajya mu kindi cyumba. Mugerageze gukominika ibirimo kuba mu mibiri yanyu, impinduka murimo kwiyumvamo. Nk'uko umuntu ibyo yakundaga kurya asigara atakibikunda, nuko kwikunda, kuko uguwe neza, urasa neza, ibyo umuntu aba yabitakaje amezi 9 yose. Ariko iyo utabivuze mugenzi wawe ntabimenya, ubwo rero umubano wanyu ushobora kwangirikira aho ngaho, kuko abona umubwira nabi, umwuka nabi, byazanye udashima, byakoze udashima, nawe ari wowe ushyire mu mwanya we. Nubwo umeze gutyo ukeneye support umuntu ayisaba atuje, ntabwo uyisaba wukabane nabi. Nubwo utatekanye wowe, ariko gerageza kubijera, ukominike, abantu bamenye ubufasha ukeneye, babuguhe nabo banyuzwe, kandi ushimire. Alright. Bitagushimishije ubisobanure, ibyo bashobora guhindura basabe babihindure, ariko mu mutima mwiza no mu mwuka mwiza. Urakoze cyane, turagushimiye kandi turabashimiye namwe abagabo n'abagore mwari mudukurikiye. Reka tubifurize urugendo rwiza muri icyo gihe cyo gutwita, rwose muzagereyo amahoro, muzabone umugisha wanyu neza mubifatanyije mwese, mubyishimire hamwe, kuko Bibiliya itubwira neza ngo dore abana n'umugisha ni umwandu uturuka ku Uwiteka, ngo ni ingororano n'imbuto z'inda yacu, nizo ngororano aduha. Aba bafite barabyumva, n'abakibategereje nabo bafite ubwo buremere, ariko turabasengeye mwese kugira ngo ukuboko k'Uwiteka gukomeze kubana namwe. Ikiganiro nakagaruka rero, mukomeze mubane natwe. Ikiganiro nikigufasha ugisangize mugenzi wawe. Shalom shalom. Shalom shalom.